Bakunzi banjye b'Isaro Life TV nongeye nagarutse nkuko mpora mbibabwira rero bakunzi banjye uyu munsi nabateguriye ikindi kiganiro cyerekeranye n'urusenda, ariko hakaba harimo ibyiciro bibiri. Turareba ku rusenda rw'icyatsi bita green chili pepper rutoya nkuko murubona hano kuri aya mashusho, tuze kongera kureba noneho niyo rwatukuye akamaro karwo. Bakunzi banjye rero uru rusenda ni ingirakamaro cyane nk'urw'icyatsi, rufite ibintu bigera kuri 7 bifasha umubiri wacu kugubwa neza. Icya mbere ku rusenda ruto rw'icyatsi rwongera ubudahangarwa bw'umubiri. Green chili pepper irimo vitamine C nyinshi ifasha umubiri kwirinda indwara. Ubwo rero urusenda rw'icyatsi kuba rubona cyangwa se mushobora no kurushaka mukajya murukoresha, murumva yuko rugira vitamine C nyinshi ituma umubiri utapfa kurwaragurika kandi bigatuma n'uruhu rusa neza. Narabwiye ngo ibintu byose bituma mumera neza nzajya mbibazanira aha ngaha kuri channel yacu, abarayifumba babone musa neza, mumeze neza, mufite morale, mutarwaragurika, nicyo mbifuriza mwese. Icya kabiri rero rufasha kugabanya ibiro, irimo capsaicin ifasha gutwika amavuta no kwihutisha metabolisme. Icya gatatu ifasha umutima n'imitsi, ifasha kugabanya cholesterol mbi kandi gatuma amaraso atembera neza. Muri urusenda rw'icyatsi narwo rugabanya stress, ifasha umubiri kurekura imisemburo ituma umuntu yumva ameze neza, icyo bita endorphin. Icya gatanu urusenda rw'icyatsi rufasha igifu kugogora neza no kwirinda constipation. Bantu rero mukunda kugira ikibazo cy'impatwe murakangurirwa kujya mukoresha kuri urusenda rw'icyatsi rutoya bita chili pepper. Hanyuma ikindi kintu cya gatandatu rufite antioxidant zirinda uturemangingo kwangirika tw'umubiri. Urumva ko rero uru rusenda rw'icyatsi ni ingirakamaro ku mubiri wacu. Icya karindwi rugira n'akamaro ku maso n'amenyo kuko rubamo vitamine A ifasha kubona neza no kurinda amaso. Ikindi kandi kuyirya birenze urugero bishobora gutera kuribwa mu gifu cyangwa se heartburn cyangwa kubyimbirwa. Ni byiza kuyirya ku rugero kuko urumva ko bishobora gutuma n'umutima utera cyane bikabyatera ikibazo. Nababwiye ngo ibintu byose kubikoresha ku bwinshi ni bibi cyane, icyiza no kubikoresha ku rugero. Bakunzi banjye rero umuntu waba yisanze hano bwa mbere nari nanabyibagiwe, ndamusaba gukora subscribe, akore like, akore share ndetse akore na comment, atubwire uko abyumva, abigeze no ku bandi, hanyuma dukomeze twigirire ubuzima bwiza. Hanyuma hakabaho ikindi gice hano tumaze kuvuga kuri cyagiye urusenda ruto ruba rukiri icyatsi. Tugiye kureba noneho iyo rwamaze gutukura nabwo akamaro rumarira umubiri wacu, icyo bita red chili pepper. Ni urusenda rutukura kandi buriya ni imboga zikoreshwa cyane cyane mu biryo kandi zifite akamaro kanini mu buzima bw'umuntu bitewe na capsaicin, vitamine n'imyunyu ngugu biba bikubiyemo. Narwo rero iyo rwamaze gutukura rwongera ubudahangarwa kubera za vitamine C ziba zirimo nyinshi, hanyuma igakomeza n'abasirikare b'umubiri. Kandi nanone ifasha umutima kugabanya ibinure bibi, hanyuma bigatuma amaraso atembera neza, bikagabanya indwara z'umutima. Ariko icyo nyine nawe ntabwo ukoresha rwinshi, ukoresha gakeya nyine k'umuti cyangwa se ko kumva yuko ari imboga uri ukarukoresha nk'imboga. Ikindi kandi bifasha igogorwa ry'ibiryo nko mu mara, byongera amazi yo mu gifu, bigafasha igogorwa ryiza ry'ibiryo iyo bifashwe mu rugero. Urumva rero ko kano gasenda gatukura nako gafitiye akamaro umubiri wacu. Bifasha kugabanya ibiro kandi nabyo byongera metabolisme no gutwika ibinure, bigafasha kugabanya ibiro cyangwa se kubimanaginga, ugasanga ntago ubyibuha byihuse cyangwa se ngo ugabanuke byihuse, bigenda bigabanya ku rugero biringaniza neza. Ikindi narwo bijya kumera nka ruriya rwo ku cyatsi, rwo rufasha uruhu n'amaso
kubera vitamine A birimo beta carotene ifasha uruhu n'amaso gukomera ndetse no gusaza imburagihe. Bakunzi ba Nyabisaro Life TV, umuntu uzasaza imburagihe niwe uzaba yabigizemo uruhare, kuko ahangaha rwose nta kabashakashatsi batatugize badukangurira gukoresha ibintu runaka bitewe n'akamaro bifitiye umubiri wacu. Ikindi kandi urusenda rutukura rutoya rufasha kurwanya udukoko kuko rwifitemo ubushobozi bwo kurwanya amabacteria na fungi zimwe na zimwe. Byongera kandi akanyamuneza, bituma umubiri urekura endorphine ya misemburo igabanya stress kandi zigatuma umuntu yumva yishimye. Urumva ko rero uru rusenda narwo ni ingirakamaro bakunzi banjye, mugomba kujya murukoresha mutitaye ngo bimeze gute. Ngomba kurukoresha nk'urusenda ruri kugirira akamaro umubiri wacu, kandi ugakoresha ruke kugira ngo, cyangwa se nk'abantu baba bafite ibibazo mu gifu bo bagomye kurwirinda, birasabwa kurufata ku rugero. Urumva rero ko bakunzi banjye uru rusenda ruba ari ingirakamaro cyane, niyo mpamvu umuntu aba akwiye kurukoresha mu buzima bwe bwa buri gihe. Bakunzi banjye rero ndashaka kubabwira abantu baba batagomba gukoresha uru rusenda twavuze ahangaha, yaba urw'icyatsi cyangwa se abemerewe kurukoresha n'abatagomba kurukoresha byimbitse. Abashobora kururya rero uru rusenda mu rugero ni abantu bafite igogora rikomeye, abantu bafite gastrique cyangwa acide reflux, abantu bashaka kongera metabolisme, abantu bafite indwara zo mu mara, abantu bashaka kongera uburyohe bw'ibiryo. Murumva aba nibo bantu bibanze baba bagomba kurukoresha. Abatagomba rero kurukoresha ni ikinyuranyo mba maze kubabwira, ni ukuvuga ngo ni abafite gastrique cyangwa se ibisebe byo mu gifu ulcère, abafite acide, abafite hemorrhoide kwa kundi umuntu agira ikibazo agiye nko mu bwiherero cyangwa se akaba yaharwara hariya haca imyanda yo hasi. Ikindi abafite colitis cyangwa IBS, cyangwa se abana batoya, abagore batwite nabo ntabwo bagomba kurukoresha urusenda kuko hari abo bishobora kugiraho ingaruka, cyangwa se abantu baba bafite allergie ku rusenda, abo ngabo nibo baba batagomba gukoresha bene izi nsenda kuko zishobora kubagwa nabi. Ikindi kandi ku bantu baba bakunda kurukoresha cyane, hari ingaruka zishobora kubageraho barukoresha ku bwinshi, kuko rushobora gutwika nko mu gifu, cyangwa se ukaba wababara mu mara aho kugira ngo ruhakize. Ushobora no kugira impiswi cyangwa se diare, cyangwa se kubabara hasi ahaca imyanda ikomeye. Ni ukuvuga ngo rero inama abashakashatsi batugiriye ni ukurya urusenda ruke kandi ruri mu biryo. Mu gihe rero waba wararangije kugira ikibazo cy'igifu, byaba byiza ururetse burundu kugira ngo rutaguhungabanya. Ibi ngibi tubivuga ku bantu bagifite bwa buzima butarahungabana cyane mu ngingo runaka, nibo baba bagomba gukoresha uru rusenda. Bakunzi banjye rero murumva yuko uru rusenda ari ingirakamaro cyane ku mubiri wacu, niyo mpamvu mba nabibonye nabyo nkavuga nti abakunzi banjye b'Isaro Life TV ntabwo ibi ngibi nabyo biri bubacike. Insenda buriya kandi zirimo amoko menshi, gusa urwo nari nabateguriyeho ni uru nguru rutoya bita chili pepper red na green, kuko rukunze gukoreshwa cyane kandi rukaba ingirakamaro. Urw'icyatsi rwo nta nubwo ruba rufite ubukarihe bwa cyane, ruba rutarasharira cyane. Ako gasharire gake gake rero kuri bamwe badafite ibibazo
kaba karimo vitamine, mbega gatuma umuntu ubuzima bukomeza kugenda neza. Bakunzi banjye rero ndashimira abantu mugejeje iyi video ku musozo, nkabashimira n'abantu mukomeza kumbwira ati courage, ndabashimiye bakunzi banjye. Nkaba ari ahangaha nsoreje. Wumva bimunejeje akore share bigere ku bandi, akore like, ashyireho na comment atubwire uko byari byifashe. Ushobora no kutubwira cyangwa se ukaduha n'inyunganizi ukurikije ibyo twakugejejeho ahangaha. Murakoze rero, naho ubutaha kandi ndabakunda.